Turabasuje bene data kandi tubahaye ikaze muri Handitswe Ngo. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe igitabo cyo Kuva igice cya 6 ku murongo wa 20. Muribuka neza yuko imirongo yabanjirije uyu nguyu yavugaga ku masekuruza y'abakomoka kuri Rubeni, imfura ya Yakobo, Simiyoni na Lewi. Ubu ngubu tugiye kuza tureba ku murongo wa 20 ibya Amuramu wabyaye Mose ndetse na Aroni na Miriyamu. Ni mutyo dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza kandi Imana ishobora byose, tugushimiye cyane ko tugejeje muri kano kanya keza kwiga ijambo ryawe. Tugiye kurebera hamwe Handitswe Ngo, aho tugiye guhera ku murongo wa 20 tukuraritse ngo uzubane natwe, utuyobore, udusobanurire, utwigishe kandi amagambo yawe atubere ay'ingirakamaro mu izina rya Yesu, amen. Ku murongo wa 20 igice cya 6 dusoma amagambo agira ati: Amuramu arongora Yokebedi nyirasenge, babyarana Aroni na Mose. Umugore wa Amuramu yari nyirasenge. Ni ibintu bitangaje cyane, aho usanga uwabaye umugore we yarabaga indimwe na se. Ni ibintu bikomeye pe, ko iki gihe sinzi ko byava gushoboka. Imyaka Amuramu yaramye ni imyaka 137. Nanone iboneka mu Kuva 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 ndetse no mu Kubara 26 umurongo wa 59. Mu magambo aboneka mu gitabo cya Kwambere n'abahanuzi page 242 handitswe ngo: umwami n'abajyanama be bari bigiye ko bazabuza Abisiraheli kugwira babakoresha imirimo iruhije, maze bigatuma bagabanuka kandi bakabakuramo umutima wo kwigenga bari bafite. Kumuribuka ko igihe Abisiraheli bari barahawe intara yabo, intara y'Abisiraheli bari bafite kwigenga, bafite amategeko abagenga atandukanye n'abanyegiputa. No kuvuga imibereho yabo yari habanye cyane n'imibereho y'abanyagihugu. No ku mwami n'abajyanama be bigira inama yo kubakandamiza kugira ngo bababuze gutubuka no kugwira, babatere kugabanuka ndetse bakuremo umutima wo kwigenga bari bafite. Babonye umugambi wabo upfubye, bakoresha ubundi buryo bukabije kuba bubi. Amategeko yahawe abari bafite umurimo watumaga bashobora gusohoza itegeko ryatanzwe, ari ryo kwica abana b'abahungu b'Abaheburayo mu gihe bazaba bakivuka. Satani niwe watanze iryo tegeko. Ni ukuvuga ngo Satani ubundi yari azi ko umucunguzi ari we Kristo, yuko azavukira mu Bisiraheli. Nuko akoresha Farawo mu gutambutsa iryo tegeko kugira ngo aburizemo umugambi w'agakiza. Nyamara byaje kumubera imfabusa. Satani niwe watanze iryo tegeko. Yari azi ko umucunguzi azavuka mu Bisiraheli, maze mu koshya umwami ngo yice abana babo yibwiraga ko azakoma mu nkokora umugambi w'Imana. Ariko abo bagore bubahaga Imana ntibatinyuka gukora ubwo bugizi bwa nabi bari bategetswe gukora. Uwiteka yemeye icyemezo cyabo maze arabahira. Muribuka yuko Uwiteka Imana yasabaga urubyaro bitewe n'uko bamukoreye ikintu cyiza. Ariko muri iki gihe ko birashoboka ko umuntu akorera ikintu cyiza Imana maze Imana ikamwibuka ikamwitura. Icyakora wenda birashoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gusa aba babyaza bo ibyanditswe byera bishimangira yuko Imana yabibutse ikabaha umugisha. Umwami arakajwe n'uko umugambi waburijwemo, atanga iryo tegeko ry'ikubagahu kandi rigomba gukurikizwa hose. Igihugu cyose cyabwiwe guhiga no kwica igihugu cyose cyabwiwe guhiga no kwica abatazakora ibyategetse. Farawo ategeka abantu be bose ati: umuhungu uzajya uvuka wese mujye mumujugunya mu ruzi, kandi umukobwa uzajya uvuka wese mujye mumureka abeho. Ubwo iryo tegeko ryarimo gukurikizwa bikomeye. Amuramu na Yokebedi, Abisiraheli bo mu muryango wa Lewi, babyaye umwana w'umuhungu. Uwo mwana yari umwana wo kuzatuma habaho ibyiza, maze uko ababyeyi bizeraga kandi igihe cyo kurekura Abisiraheli bakava mu bubata cyari cyegereje, kandi ko Imana izahagurutsa umucunguzi w'abantu bayo, biyemeje ko uruhinja rwabo rudakwiriye kwicwa. Kwizera Imana
kwakomeje imitima yabo, ntibatinya itegeko ry'umwami, nk'uko tubibona mu Baheburayo 11:23. Amuramu na Yokebedi bose barabarewe, ariko kwizera niko kwatumye badatinya itegeko ry'umwami, biyemeza kurokora no guhisha umwana wabo ari we Mose. Mose yavutse mu bihe bikomeye, mu bihe by'akaga, nyine muri iyo nkubiri yo kwica abana bose b'abahungu bavukaga muri Egiputa. Umwana w'umuhungu wavukaga, itegeko ryavugaga yuko ajugunywa mu ruzi rwa Nili, ariko umukobwa we akarekwa akabaho. Ku murongo wa 21, abana ba Isuhari ni Kora na Nefegi na Zikiri. Nanone biboneka mu Kuva 16 umurongo wa mbere, no mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igitabo cya 6 ku murongo wa 37. Bene Uziyeli ni Mishayeli na Elizafani na Sitiri. Nanone biboneka mu Balewi 10 ku murongo wa 4, no mu Kubara igitabo cya 3 ku murongo wa 30. Aroni arongora Elisheba umukobwa wa Minadabu mushiki wa Nahashoni, babyarana Nadabu na Bihu na Eliyezeri na Itamari. Muribuka ko Nadabu na Bihu bakoze amakosa mu buturo bwera, maze Uwiteka akabicira mu buturo bwera, nuko hatasigara Eliyezeri na Itamari. Eliyezeri uyu nguyu nawe aje gusimbura ise, aba ari we uba umutambyi mukuru igihe Aroni yari amaze gupfa. Ibi nanone biboneka muri Rusi cya 4 ku murongo wa 19, igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 2:10, Matayo igice cya 2 umurongo wa 4, Abalewi 10 umurongo wa 1, Kubara 3 umurongo wa 2, ndetse no Kubara 26 umurongo wa 60, n'ibyo ku ngoma 6 umurongo wa 3, igice cya 24 ku murongo waho wa 1. Aya masomo yose ashimangira iri somo riboneka mu Kuva igice cya 6 ku murongo wa 23. Naho ku murongo wa 24, bene Kora ni Asiri na Elukana na Abiyasafu. Iyo niyo miryango y'Abakora. Nanone biboneka mu Kora 26 ku murongo wa 11. Eliyezeri mwene Aroni arongora umwe mu bakobwa ba Putiyeli, babyarana Finehasi. Abo nibo batware bamaze abasekuru yo mu Balewi nk'uko imiryango yabo iri. Ku murongo wa 26, abo nibo Aroni na Mose, ba bandi Uwiteka abwiye ati mukura Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa uko imitwe yabo iri, nk'uko nanone tubibona mu Kuva cya 4 ku murongo wa 4, Kuva 14 umurongo wa 14-51, no Kubara 33 ku murongo waho wa 1. Umurongo wa 27 haragira hati abo nibo babwiye Farawo umwami wa Egiputa, nk'uko tubibona mu gice cya 5 umurongo wa 1, wa 3 n'icya 7 umurongo wa 10, ngo bakure Abisiraheli muri Egiputa, nk'uko tubibona ku murongo wa 13, no mu gice cya 32 umurongo wa 7, igice cya 33 umurongo wa 1, na Zaburi 77 ku murongo wa 20. Abo nibo Mose na Aroni ba bandi. Ku munsi Uwiteka abwiyeho Mose mu gihugu cya Egiputa, yaramubwiye ati ndi Uwiteka, nk'uko tubibona mu Itegeko wa 29 umurongo wa 5, igice cya 31 umurongo wa 34 umurongo wa 7, n'ibyakozwe n'intumwa 7:23-30. Uwiteka abwira Mose ati ndi Uwiteka, bwira Farawo umwami wa Egiputa icyo mubwira cyose. Mose avugira imbere y'Uwiteka ati dore iminwa yanjye yanduye nk'umubiri utakebwe. Farawo yanyumvira ate? Aya magambo yo gushidikanya Mose yabwiye Uwiteka yashimangiraga uburyo Mose atizeye. Icyakora none aya magambo none afite ishingiro ko Mose yari amaze imyaka myinshi adaheruka ubwami. Reba ko yari amaze imyaka ijya kugera kuri 40 yibereye i Midiyani yibana na sebukwe Yetiro, yarebagiwe n'ururimi rwabo. Ariko kugira ngo Imana ice impaka, yahise imubwira iti dore Aroni araje. Aroni mukuru we araza ajyana na Mose, ndetse Uwiteka Imana amubwira ati ngewe ngo tegetse kuba nk'Imana kuri Aroni. Mose yagomba kujya avuga, noneho Aroni mukuru we akabisura mu rurimi neza, ko Aroni yarasanzwe aba muri Egiputa, azi ururimi rwabo, ahamaze n'igihe. Mose yaravugaga akavuga mu mvugo itumvikana neza, cyangwa se iyo twakwita nk'imvugo ikocamye,
aroni we akabisubiramo neza mu rurimi rwumvwa n'umwami, farawo akabisubiramo neza mu rurimi rwabo. Ibi ngibi bigaragaza neza yuko nta rwitwazo umuntu atanga imbere y'Imana. Igihe Imana igutoranyije, igihe Imana iguhamagarira umurimo wera, Uwiteka Imana ntabwo ajya yemera inzitwazo izo arizo zose. Nta rwitwazo Imana yemera. Ahubwo icy'ingenzi ni ukwemera umuhamagaro, ubundi ugasaba Imana kugira ngo igushoboze. Dushimiye Imana yuko ibanye natwe muri kino cyigisho, kandi turashimira Imana yuko yatuyoboye muri kino cyigisho cya 6 kirangira aha ngaha, kandi turashimira Imana yuko igihe cyose yita ku bwoko bwayo, cyane cyane aba yatoranyije kugira ngo bayivugire, kandi n'abo yahamagaye kugira ngo bayibere ubwoko bwera, ab'Imana yatoranyije bakayibera amaronko. Uwiteka Imana tubashishe kumugira nyambere no kumwiringira, no kuba ari we twishingikirizaho, aba ari we duhanga amaso yo kwizera buri munsi. Mureke dusenga Imana. Data wa twese, Imana igira neza, Imana idukunda kandi Imana itwitaho, tugushimiye cyane urukundo dukunda, nirwo rutuma tukwiringira, kandi rwo rutuma na n'ubu tugihumeka nubwo turi abanyabyaha. Izina ryawe ryane rihimbazwe. Utabarire ibicumuro byacu, utweze kandi utuboneze, utwambike imbaraga zo gukoresha ishimwa nawe, tusibye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.